Nongeye kugusuhuza ukurikiye Bimenye TV show. Uyu munsi hari abantu benshi bafite ikibazo cy'ama WhatsApp zabo, ntibari kubasha wenda kohereza voice call, ntibari kubasha kwakira wenda umuntu akohereje ifoto ukaba utayifungura ngo bikunde, ukaba utahamagara umuntu yaba voice call cyangwa video call. Uyu munsi nje kubereka uburyo wowe byananiye kubikora cyangwa se wowe ufite icyo kibazo wabikora. Mbere yuko dutangira rero, iyi ni Bimenye TV show, kora subscribe, ukore ku nzogera, ukore like, usharinge, maze wandike muri comment uburyo wabonye iyi video nimba koko ibyo twakwigishije byakunze, unatubwire nimba hari ikindi ushaka ko twazakwigisha muri video ikurikira. Reka rero dutangire. Urajya muri WhatsApp yawe, urajya muri menu y'amaporogaramu ufite. Ngira ngo muri kubona amaporogaramu mfite naya, ushakemo WhatsApp. Urabona ko ngiye mfitemo WhatsApp ebyiri, GB na WhatsApp Messenger nk'ibisanzwe. Icyo ukora hano rero, uraza, ngewe iyo mfite icyo kibazo ni ya business, WhatsApp business. Uraza ufate kuri WhatsApp business, ufateho urekereho urutoki, haze iri jambo. Vuga ngo iri jambo ni riza, iri rya app info, cyangwa se ushobora kuba ritaza mu mpine nk'uko nguko wowe ari app information. We ni riza, uraza urikandeho, numara kurikandaho urabona aya magambo ngiye kukwereka. Aya magambo hari notification, hari permission, hari storage n'ibindi byinshi, ngira ngo uri kubibona. Icyo dushaka ni ukugira ngo dufungure bya bindi bitari gufunguka. Turaza urabona hano hari notification, ngiye notification narazifunze. Iyo mbishaka naza nkagera gutya nkashyiraho kano kantu, ubwo nuvuga ngo bajya banyandikira kuri WhatsApp, noneho nkamanura gutya nkabona nk'uko hano bimeze. Ariko ningira gutya, sorry gato, ninza nkakuraho kano kantu nkagafunga, urabona nta notification za WhatsApp mfite. Ikindi tugiye kureba nyamukore nacyo cyatumye nkora ino video, turaza hano kwiri jambo riri munsi ya notification ririmo permission. Uvuga ngo iyo ukanze hano kuri permission, urabona hano hari allowed. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kunyoherereza contact nkazibona, umuntu ashobora kumpa location nkayibona, umuntu ashobora gukora enable device nkabibona. Ariko kuri not allowed hari call loggers, uvuga ngo ntago umuntu ashobora kumpamagara ngo mwitabe kuri WhatsApp. Hakaba hari camera, uvuga ngo sinshobora gufotora ifoto. Hakaba hari file and media, nta muntu ushobora kunyoherereza file cyangwa se ifoto cyangwa video ngo nyibone. Munsi hakaza microphone, ntabwo nshobora kohereza voice nyoherereje umuntu. Hepfo hakaza phone, uvuga ngo nta nimero, nta nubwo nshobora guhamagara kuri WhatsApp. Kugira ngo ubyemere, reka dusubire kuri WhatsApp gatoya. Business ifungure nk'ibisanzwe, wenda nandikire umuntu cyangwa se mpamagara umuntu. Uvuga ngo uri kubona ko hano urebe kuntu biba bimeze. Iyi ni call video, iyi ni call sound gusa. Noneho tugiye guhamagara umuntu wenda kuri call sound. Turakora hano ukuntu bakubwira, bishobora kuba biri kuza gutya, sibyo? Noneho urana no kuri video naho nuko bakubwira. Noneho ikindi, iyo byajemo gutya uko nyine, ushaka wowe mu gihe uri kubikora gutya, ushaka wakora kuri continue, ukaza warangiza ugahita ushyiraho hano kuri ubwo ni ukuvuga ngo twe twafashe kuri video, kuri call video, ukaza ukemeza hano kuri ijambo rya mbere, warangiza ukagaruka hano kuri allow. Nimba ubona bikugoye, urabona ko bise mpamagara umuntu video call.
kugira ngo ubibone. Ariko mu gihe bikugoye wowe, bikugoye waza hahandi muri setting nyine ukajya ugafata kuri WhatsApp yawe, kanongere mbisubiremo kugira ngo ubibone neza. Waza hano kuri WhatsApp yawe, waza kuri information, warangiza ukaza hano kuri information yemeza. Urabona ko ya kamera yaje hejuru, noneho hasi hasigaye call, loggers na file. Uraza hano kuri not allowed ukoreho, nurangiza ushyire allow, usubire inyuma hariya ku gafureshi kari hariya, uze no kuri file naho ushyire allow access to media only. Noneho nurangiza usubire, urabona ko byose byavuye muri not allowed byagiye muri allowed. Kuvuga ngo buri kintu cyose uzajya wakira kuri WhatsApp uzajya kiba bitagoranye. So rero nimba hari ikindi wifuzaga ko twakwereka muri video ikurikira, kitwandikire muri comment, ukore share, like, nyine wandike na comment. Utibagirwa gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo n'ibindi bizajye biza ari byinshi ubibone. Thank you. Urakoze wowe ukurikira ino video, urakoze wowe wakoze subscribe, urakoze wowe wakoze share. Imana ikurinde nawe utaha.